So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. None akaba ari umwami w'umwana official, of course nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, ntabwo nabura kuvuga yuko Bruce Melody yanze kuripfana nyuma yuko The Ben atangaje yuko abyemeye yuko Bruce Melody yasanze barimo bakina PlayStation we na Zizo Al Pacino. Bruce Melody ntabwo byigeze bimushimisha. So guys, kanze twite tubigarukaho fast. Bruce Melody murabizi buri munsi agomba guketinga content nshyashya kuri The Ben. Bruce Melody yongeye kushimangira yuko The Ben ari umunebwe kubwo kurutisha akazi imikino. Umuhanzi witahi wacu Bruce umaze kumenyekana ku mazina ya Bruce Melody mu muziki nyarwanda ndetse no mu karere, yongeye kurikoroza ashimangira yuko The Ben ari umunebwe nyuma yuko The Ben aherutse kwiyemerera yuko impamvu indirimbo itakozwe ari uko yarimo yikinira imikino muri studio. Murabizi neza The Ben wahamagawe twakita Bruce Melody aramuhamagara amubwira ati bro waza tugakora ikintu, waza tugakora ikigoma. Bruce Melody mukwagera yasanze The Ben amaze gutangira icyo twakita umukino hamwe na Zizo Al Pacino uwo twakita Made Beat yari ari muri stu. Bruce Melody itazabatangira akazi we na Made Beat batangiye kurikodinga and then biza kurangira The Ben umukino muryohanye niyaza nawe kurikodinga ingoma bari bukore ibipfuye gutyo. Mu myaka 5 ishira rero cyangwa se mu myaka 5 ishize nibwo Bruce Melody yifatiye ku gahango twakita The Ben ndetse na mugenzi we Melody avuga yuko ari abanebwe, ari abahanzi bakuru ariko ni abanebwe b'imikorere y'umuziki. Ati brava jama ntabwo mbaruta cyane mu myaka, tariko ikintu nababwira cyo nuko baraba jama ni abanebwe papa wanjye. Ibi yabigarutseho rero abitewe nuko The Ben yaramuhamagaye ngo baze bakorane indirimbo ariko yagira muri studio kwa Made Beat agasanga The Ben ari kwikinira PlayStation hamwe na Zizo Al Pacino. Nuko rero Bruce Melody byaramubabaje cyane kugeza ubwo yahise avuga yuko ari abanebwe. Mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru The Ben nawe yarabyiyemereye avuga yuko icyo gihe Bruce Melody yasanze ari gukina cyangwa se ari kwikina imikino batangiye kandi atagombaga kuza kuri codinga atabanje gusoza wa mukino bakoraga. Ariyo mpamvu indirimbo rero itigeze ikorwa, ariyo mpamvu nandaro yo kuba indirimbo bari bukore yahagaze. Kuri uyu munsi ubwo Bruce Melody yiteguraga kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kubigarukaho avuga yuko umuntu w'umugabo adakwiye kubanza imikino mbere y'akazi, ahubwo icyambere ari akazi, ibindi bijyanye n'imikino bikaza nyuma, ibindi byose bikaba byaza nyuma. Murabizi Bruce Melody yahawe akazina ka Munyakazi. Bruce Melody yagize ati ntabwo The Ben murushamo, ntabwo muruta mu myaka, ntabwo muruta habe na gato, ariko ntabwo ntekereza yuko burya imikino iza mbere y'imikorere. Rero nanone ahangaha nubwo ntigeze mvuga yuko The Ben ari umunebwe ariko si umunyamwete, ahubwo The Ben ni umunebwe. Njyewe nanoneho ntabwo naterwa ishema ryo kuvuga ngo narakinnye hari akazi cyangwa twagombaga gukora, hari akazi twagombaga gukora ngo wumve ngo ufite ishema ryo kuvuga ngo njye nari mu mikino kandi hari akazi nagombaga gukora. Icyo kintu mu bintu byababajeho twakita Bruce Melody kugeza nahavuze uti iyo ngiyo ntabwo ari ibintu wagakwiye kwitwaza my big brother. So ni nayo mpamvu rero nagiraga ngo mutemo ineza mugire inama, anabyumve neza burya akazi karabanza. Iyo umuntu adakora burya nta nubwo anahembwa kandi nubwo wanakeka yuko nyine uwo muntu afite ikintu aba amaze. So guys, ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere umuntu aba agomba kubanza agashyira imbere ni ibintu bijyanye n'akazi. Bruce Melody yatangaje yuko ubwo yari arimo kwitegura kujya muri Leta Zunze Ubumwe